kurata kanyamahanga nawe n'umusazi urumva umuntu muzima ufite ubwenge yaje muri birabiza walayi banze gufata ibibanza turagenda twifatira akantu mu gatsata ngo yegerewe akanyotori kangana ni ngo reka twibera ngo ntari ivi ngo hano hegerewe umuhanda nyande yangavuga na kumana yanjye ngaya mahirwe nuwambwa ngabonetse UPI kwijwi nabandi kanyandikeho nabamenya utaka ni ikintu gikomeye bro utaka ni ikintu gikomeye nimugakine nabwo yego reka tujya mu ngamba twakire Nepo dushime mu bicu waramutse umeze neza ikaze mu bigo mikimino meze neza cyane ndashima Imana hano reba ukuntu kanze ngufashe reka wagufashe ariko ushaka kwifasha aho hasi arakanze butunganya aho ngaho twakire Adrian ari gahunda yitwa byikorera aho ngaho waramutse neza Ruvuyanga umeze neza meze neza cyane ndashima Imana weekend kuri mwese namwe weekend nziza ndabona nsanze muri amahoro turi bazima Imana ishimwe cyane hanyuma reka twinjire mu kibuga ariko mbere yuko twinjira mu kibuga mu Mavubi ndetse na Nigeria Lorenzo tubanze tubwire abantu 11 ikipe yacu bari bayihagaritse gute contre Nigeria nabo bari bifashe gute mbere yuko noneho batangira umukino. Yapa ni selection ya mbere ya 11 ku mutoza mushya w'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Del Amrouche, umutoza umuhanga cyane uvuka mu gihugu cya Nigeria urabyumva. Adera murushe rero ku munsi wejo yari yahisemo gukoresha ekipe y'igihugu Amavubi mu buryo burimo ubwatunguranye ariko binagaruka nanone mu buryo twe twasesenguye kwa Nepo wari hano kwa kangahe twari kwa kabiri hano hari kwa kabiri uwo bita Adera Amrouche twari dufite amatsiko yo kumenya ekipe ye y'igihugu ya mbere iraza kubisa gute n'amatsiko n'abanyanigeria bari bafite ku mutoza wabo Eric Chelle bone ko bamwita ngo ni Chelle ariko ko ari umufrancophone ubundi yitwa Eric Sekou Chelle komoka mu gihugu cya Mali. Ikipe rero y'igihugu Amavubi umuzamu yari Intwari Fiacre ni nayo muzamu maze igihe kirekire nyine abanza muri ekipe y'igihugu mu mikino ya vuba iheruka. Axe central nabwo yahindutse yari Manzi Thierry ari kumwe na Ange Mutsinzi Jimmy urabyumva. Kabiri yari Ombolenga Fitina twari dufite akantu ka dute na inquiétude kubera ibyago yagize mu muryango ndetse na fitness byavugwaga ariko byarangiye n'ubundi ari we ubanje mu kibuga. Kuri gatatu ubwo ni ku ruhande rw'ibumoso hari witwa niyo mugabo Claude kinera ekipe ya APR. Hagati mu kibuga yari yateretsemo uwo bita Mugisha Bonheur aka Declan Rice yari kumwe n'uwo bita Capitaine Bizimana Jihad. Hagati mu kibuga ariko nanone harimo uwitwa Asahabo Hakim. Hanyuma ku mpande imbere yari yakoresheje witwa Samuel Gelet Leopold Marie urumva yari yangetswe ku ruhande ndetse kandi na Kwizera George yari kundi ruhande. Atake yariho Shuti Inosa ngama hitamo y'umutoza Adera Amrouche. Ku ruhande rwa Nigeria ekipe y'igihugu ya Super Eagles yari ifite mwizamu Stanley Bobon wa Bali ni wari mwizamu. Hanyuma axe central yabo yarimo Capitaine William Trost Paul Ekong yari kumwe kandi n'uwitwa Calvin Basse Chinedu. Hanyuma ku mpande rero yari afite uwitwa Olufisayo Olaolua Aina Timitayo ubundi bamwita Ola Aina. Hanyuma urundi ruhande rero niho yari afite uwitwa Bright Osai Samuel ubwo ni kuri gatatu kundi ruhande. Hagati mu kibuga yari afitemo Onyinye Wilfred Ndidi yari kumwe n'uwitwa Alexander Chuka Iwobi Alex Iwobi nibo babiri bari mu kibuga hagati bonyine. Uko yabigenje rero yafashe impande ewana arazagura aterekamo bita Moses Daddy Simon ku ruhande rumwe. Urundi ruhande aterekaho uwo bita Samuel Chimerenka Chukweze. Hanyuma kuri atake yarafite barutayizamu babiri Ademora Lukman ndetse n'uwo bita Victor James Osimhen. Nepo numva hari mbivuze neza uko ikipe yari panze
nuko yahisemo kwipanga ashobora kuba 4-4-2 ishobora no kuba 4-3 uyu mutoza gatatu kuko ushobora no kugarura noza nabona gasa no kina 10 dore ukuntu byari bimeze ubundi Lukman yasaka uyu Chukweze mutaramu Eric Sekushere cyagiye turi hano niyo mubyibuka twigeze kubikomozaho yari umutoza Nigeria yabengutswe ubwo yatozaga ikipe y'igihugu ya Mali ubundi avuga ko performance ze muri Mali bigendanye n'uburyo yubatse ekipe bigendanye n'uburyo we yagiye azamura urwego ubwo yatozaga ekipe y'igihugu ya Mali Nigeria ariho yamukuye uyu mugabo twagiye dukomoza ku mikinishirize ya ekipe ko prefera gukina nibyo Reagan yavugaga ubundi la systeme ibari 4-3-1-2 niya mwarabirebye neza uwitwa Demora Lukman ni wakinaga mu mugongo wa Ozmen ndetse na mwene data Moses Simon Dadiaja wavuga ko ibi bintu abikundira iki uyu mugabo aravuga ati iyo mfite umuntu nka Didi uza kumfasha muri recuperation nkizera ko defense yanjye nta kibazo na kimwe iri bugire mwegereza umuntu nka Alex Obi umukinnyi ushaka Didi bakaba nk'abahoze mu midfield babiri akafitemo uwo Alex Obi tuzi ko ari n'umubora n'umupira usunikira bimbere ariko yari yamusabye ko atazamuka cyane ya mwarayibonye Obi turaza kuyibona nawe amaze gukora impinduka haraho yabaye nk'uswitchinga none 4-3-3 turaza kubigaruka kuri Nigeria afata rero Demora Lukman akamushyira 10 ariko muri babakinnyi bari hagati babandi batatu mwita bo hagati mwabonye yuko uwitwa Samuel Chukweze amuha uburenganzira bwo gukina free roll abagenda ahantu hose bigasaba rero ko witwa Demora Lukman nawe yegera babataka babiri yaba Ozmen ndetse n'uwitwa Moses Simon niya mwarayibonye witwa Moses Simon nabibonye ubundi bari muri warm up hari uburyo bagerageje gusa nkaho baplika kantu bari bukore mu kibuga niwe naboneye ko umutoza birasaba ko aza goza kuri consigne buri munota witwa Moses Simon kwibyo binasaga nk'utabyumva kuko Moses Simon arashaka gukina nk'umuwinga akarekura kandi umutoza arashaka ko aguma muri box yego turaza kubigarukaho ariko reka duhere ku Rwanda kuko twavuze 11 ba Nigeria ndetse n'abo Rwanda ariko noneho duhere ku Rwanda kuko nibo nabo abantu badukurikiye bashaka no kuza kumva Reagan iminota 30 hafi 35 wowe bita Steven Wabari nta mupira w'u Rwanda yari yagafashe sinzi nambyemberanye mu namwe nibyo kubera iki navuga ko mu bigaragara ubundi mu mikinire y'Amavubi hari ikintu cyari cyaramaze kwiyubaka ku mutoza wagiye Torsten ariko ubona ko Ader nawe yemera yuko akwiye kongera kubaka mu bakinnyi cyangwa se avuga yuko ari match ya mbere wenda tumuhe n'izindi tuzareba uko yazitoza ubundi iyo umutoza wese ategura umukino ategura ubwo buryo bwo kugarira agategura n'ubwo kwataka mu gihe afite umupira ngana n'abakinnyi y'Amavubi ntari buvuga amazina yabo abakinnyi babiri bambwiye ko kimwe mu bintu yari yabasabye ari ukugerageza gukora ama-block band ndetse n'ama-block media gufungira hagati ndetse n'inyuma abirinda ko Nigeria yashoyemo abakinnyi 4 basatira yakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ikaba yadutsinda igitego ngiye kubisobanura mu buryo niba ifite ba rutahizamu imbere babiri biravuga ko buri wese Manzi ndetse na Ange bari busy bari kuhangana nabo mu mpande hari abawinga babiri beza abawinga aba defenseur central aba defenseur lateral bacu bo ku mpande bafite akazi hagati mu kibuga Ndidi Onyinye na Iwobi yaramaze kwikomozaho n'umubora Iwobi na hantu naho harimo threats kandi abakinnyi bakora ibyo bita interchanging positions umwe ava ku ruhande agarukamo hagati umwe bava aho ngaho muri ba rutahizamu akadropingamo hagati agasigara undi babagenda baswitchinga bashaka ahantu hari espace ariho hose babyaza umusaruro umutoza yaravuze ati rero kugira ngo duhangane nabo zone zose zishobora kugeramo baro nkenemo abakinnyi batari munsi ya babiri byagenze gute byatumaga Georgia bigatuma na Golet basa n'abakinira inyuma mu kibuga cyacu bari gufasha abakinnyi 2 na 3 bacu byatumaga kapiteni Jihad ndetse na Casemiro basa n'ababa amarido ya defense yacu none ugasanga duhise tugira abakinnyi
byibura babiri gusa basigaye bashobora gukinira imbere. Ubwo ni inshuti Inosa ndetse na Hakim Sahabu. Twese tuzi Sahabu ukuntu akina. Sahabu ni umukinnyi ukina yitonze cyane. Inshuti Inosa kuba ari kumwe n'umuntu nka Troste Kong na Calvin Basse n'iriya mibiri n'ukuntu bareshya kuvuga ngo uraza kuransa baro ndende ngo yiruka basige ni inkuru idashoboka. Icyabaye ni iki? Icya mbere twe twatakaje no gusimbuka no mu kirere. Ntabwo ari mu kirere nimwe inshuti Inosa ya kwa Troste Kong. Ifoto ndimo ndareba hano imbere yanjye. Inshuti Inosa yasimbukanye na Troste Kong wagira ngo ni umwana muto cyane uri kumwe n'umuntu uje amuruta mu buryo bwose. Bro wabonaga nyine ari hano mu bituza bye urumva ntiwamusiga ntimwasimbukana kuri baro yo mu kirere nta kintu cyashobokaga na kimwe hari. Sekisi pase ni ikirero twihuta tuva ku mikinire yacu yatumye wenda bitagenda neza nuko twatekerezaga ko ibintu turi bubikore none tugasunikira ikipe buriya Eric nawe kuna kuvuga ko umupira ari mu bice bine. Icyo gice yari yateguye ni cya tactique akavuga ngo kuko Nigeria bari form mu buryo bwa technique ibi bintu by'amadrible amafente gucenga kubaka reka nanjye nkoresha amayeri ngira abakinnyi benshi muri zone y'inyuma kugira ngo itabona ama espace akabara ko nisunika iminota ikagera muri 30-45 se ndaba mbashyize muri position psychological cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze yo gutangira kwishidikanyaho. Nibatangira kwishidikanyaho zambaraga zose bakoresheje banyataka buri kanya imbere y'izamu babona nta kintu kivuyemo. No kuvuga ngo igihe uri ku exercise effort nyinshi ku kintu kitari gutanga umusaruro ubumva utangiye kubirambirwa baraza gufungura aborohe batangire basubira inyuma. Noneho nanjye ndatangira kugira uburyo ngira control ya ballon ntangire kuransa imipira miremire imbere mu minota 10 ya mbere yahise igitego. Bivuga ngo ya plani wa mugani y'inyogoye mu mazi yisishya. No kuvuga ngo wari wabaze ko uri wibroke none ukayigeza mu minota y'imbere igatangira kwishidikanyaho igukubise igitego mu minota 10 ya mbere haba gucanganyikirwa. Ariko muri rusange icyabaye kigaragara cyatumye ngiye mbona tunatsindwa cyane buriya na team talk zose cyangwa se icyo bita lokozeri du match ibyo uvuga kuri match yo niyo teri mu bundi ya gitoza Rutsindura Antoine yaranyisha. Navuze team talk arambwira ati nshobora no kukwima lisanse kubera iyo mpamvu. Ati ntago bibaho. Ati ijambo rya kinyamupira baryita lokozeri du match mu gifaransa azanyica cyane. So muri rusange rero muri rusange match iganirwa mu buryo butatu ni naho Nigeria buri yadutsindiye. Icya mbere match iganirwa muri le contexte du match. Le contexte du match buri gihe ugiye kuganira n'abantu urababwira ngo tugiye gukina iyi match isobanuye iki, iyi match hagarara iki, iyi match imaze iki. Icyo rero le contexte Nigeria yari ifite amanota 3 nepo tubyibuke. Mu gihe South Africa nge niyo nindaho cyane yari ifite amanota 7 imbere ya match yabo na Lesotho. Bari babizi ko nibanganya baragirane iyo niba tsinze Lesotho kandi bari bazi ko iri mu rugo South Africa ishobora gutsinda yiragira 10. Bari babizi ko ahita ba difference ya 6. Bari babizi ko nta garuriro. Bari bazi ko baramutse batsinzwe bakaguma kuri 3 igatsinda ikagira 10 irashyiramo difference ya 7. Le contexte y'iyi match kuri Nigeria yari finale cyane. Uburemere rero bwatumaga abakinnyi bacu muri le contexte twe twabwirwaga ngo birashoboka se nicyo kibazo. Niyo ryaba rimwe amakuru mfite rero atari meza. Adera Murusha ntabibwira abakinnyi ariko mu nshuti ze aravuga ngo ndabizi ko ndafite amahirwe yo kuzajya mu gikombe cy'isi. Dufite 8 kuri 12 ngo ariko nzakoresha igikombe cy'isi ngo kugira ngo ndebe uburyo nafashe ikipe ngo nyitegure negurira campaign igikombe cya Afrika kizaza kuko yasinye imyaka 2. Le contexte kuri twe twari muri position ya weakness bo baje gukina nka finale ariko kumenyereza equipe turacyari kumva ariko iteka ryose qualifiers za World Cup burya niyo contexte burya n'abandi batoza bose batoje izi qualifiers za World Cup batoza u Rwanda. Izi match ubu byumva no mu bayobozi ba ruhago igikombe cy'isi n'ubundi ntitwakijyamo. Yego reka tubikoreshe equipe yacu imenyerana tuzabaseriye muri qualification za FCON. Niri rero muri lo contexte Lorenzo fete iyo nyine mwumva ko bidashoboka abandi bo kumva ko ari finale nukuvuga ngo na concentration imbaraga mushyiramo uburyo mwumva ko mugiye kubikorera biratandukana 100%. Kuri
Nigeria rero niba ari do or die kuri twe tuvuga ngo okay ngo n'uburyo ngo turi kwikora ngo kavantire ngo nta wizi ngo reka tubikoresha twitegura ngo twikorera ama match meza ngo tutamuke ku rutonde rwa FIFA ngo n'ubundi amahirwe yacu ni make deja twebwe ntago turi muri position yo gutsinda. Icya kabiri baganira kuri iki kintu usoza baganira ku kintu cyitwa abatoza cyane cyane buriya tuvuye ku cya classement wenda bagana ku adversaire babo classement ubwo ni bitatu hari context hari na classement mbivuyeho reka nabijyaniye rimwe bagana kuri adversaire kuki bamuganiye aho tugiye gukina dusoza adversaire agira strength akagira na weakness agira intege nke akagira n'imbaraga byombi arabigira nawe uba bifite byombi. Iyo rero uri gukina umupira w'amaguru approche yawe nkuko nagane n'abakinnyi ntari bovuge ikaba yo kuvuga ngo twebwe dutanze droit au ballon kuri adversaire ni ugomba gukina akatwe impose akatwataka twebwe tukamudefanda tugamije kumudestabiliza mentalement kumushyiramo icyo kintu cyo kwishidikanya kuko twamufunze cyane agatinda kubona igitego ngo nibwo tuza gushaka noneho ya plan B ya nyuma yuko yatangiye kwishidikanyaho deja tugifata icyo bita entame ya match bya bintu byo mu mashama avuga ngo badutanze kwinjira mu mukino romantare twe ntitwaje dushaka igitego niyo minota 35 bazango Kazungu niwe watwitinze ndamukunda cyane muvana mukorana nepo ngo iyo uzana teremusi y'icyayi gishyushye ukayihanwa baro muzamu wa Nigeria yari kwisukira icyayi akajyoza kanywa kubera iki ikipe buri abantu barabyibeshya na ziriya back pass tubona buri gihe basubiza inyuma Torsten yari yarabiciye umutoza icyo wabwiye abakinnyi kivuga ngo mukinire inyuma tubanze tuyidestabilize mu bitekerezo wakoze icyo bita approach ipfuye ntiwakoze continuity isa niyo wasimbuye yakoraga ko umutoza yasimbuye yari yariciye mu banyarwanda no mu bakinnyi bacu ikintu cyo gutinya adversaire yaravuga ati fungura watake kina umupira watake shyira bari imbere tugende na deuxième mita twagerageje birakunda nasoza urakoze cyane Aderari